hari umuntu unaniwe n'ibyo yitaga ibisubizo, hari umuntu uri kuririraho abantu bazi ngo ni mu munezero, hari umuntu uri kuborogeraho abantu bita mu byishimo, hari abantu bananiwe, isi iravunanye, umunezero wari uzi ngo warashize nibwo ugiye gutangira, igihombo wari uzi ngo nicyo cyimye ingoma iwawe ubwo Kristo yicaye aho, inyungu zitangiye nonaha, umunezero utangiye nonaha mu izina rya Yesu. Wari uzi ngo urapfuye birarangiye, utangiye kubaho. Imana iguhitemo aba ari wowe ucumbikira Kristo, cyangwa se aho uri habe stage ya Yesu, habe podium ya Kristo, aho ukorera akanwa kawe Kristo agafateho kugira ngo abwire abantu iyo ndwara nikire, iyo nda nitwara umwana nutwite, uwo mugongo nuheke, ibyo biganza nibikikire, nawe nukore niwicare uhirwe mu izina rya Yesu. Nibitangire ubaka. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo mbabwire ngo Imana irabyemeye. Niyo wiyanze ntabwo bisiba urukundo rw'Imana, niyo abantu bakwanze ntibisiba urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Ikimenyetso cy'uko Imana igukunda nuko ijwi ry'umukanguzi. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo, ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yatsinze urupfu ikanesha kuzimu na Satani, turagushimiye. Uri umwami wacu binyuze mu bucunguzi waducunguriye muri Kristo Yesu, umanitse umubiri ku musaraba kugira ngo inzandiko n'imihango n'imigenzo byaturegaga ubicishe kumanika umubiri wa Kristo. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana isumba izindi mana. Turahamije n'ubwenge n'umutima n'umubiri n'ubugingo ndetse n'akanwa ko nta yindi Mana iriho yitwa Uwiteka, nta yindi Mana iriho yahozeho izanahoraho nk'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Rero ubwo waduhamagariye muri Kristo, natwe dutinyutse kwegera intebe y'Imana, dutinyutse kwemererwa kuba abana b'Imana, natwe duhindutse kuba abaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Ibyo ubwabyo biduhinduye abatsinzi, bitumye tunesha, bitumye ukiranuka ari wo mwambaro wacu, bitumye kuboko kwiza kw'Imana ariko kudusigasira, bitumye kiganza cy'umurengezi aricyo kidukikira kiduterura, bitumye ijisho ry'Imana ritureba neza, bitumye akanwa ka Kristo katwaturaho amahoro. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye Mwami. Uyu mwanya turi kumwe na bene data bari mu byiciro bitandukanye by'ubuzima n'imibereho, hari uri guseka, hari ubabaye, hari uwishimye ndetse hari uwagize ibyago. Ndakwinginze kugira ngo inkomezi z'Imana aba arizo zimanuka, inkomezi z'abera, inkomezi tuneshesha umubi, aba arizo zururuka. Umuntu wari utentebutse, umuntu wari uri kwibaza ntasobanukirwe ibyo yibaza mu mitima, Imana naba ariyo ibigisobanuro cy'ibihe umuntu arimo, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo intsinzi y'agakiza k'Imana igaragare. Tugiye kuganira na bene data abo dusangiye gucungurwa n'amaraso yawe Kristo. Tugiye kuganira impamvu z'ibyiringiro byacu, tugiye guhugurana, tugiye kubwirana zaburi n'ibihimbano by'indirimbo nshya kugira ngo dusohoze ibyanditswe byera. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo uko wa munsi urushije kwegera tujye duteranira hamwe, twaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu kugira ngo duhumurizanye, hatagira uwo muri twe wasigara akagwa agaheranwa n'ababisha. Ndakwinginze kugira ngo imitima y'abakwizera uyicishe bugufi, kugira ngo bibe ikimenyetso cyo kuyoborwa no kubana n'umwuka wera.
mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose kubw'umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba. Ndabakiriye uyu mwanya, mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabakiriye aho muri hose mu mpande enye z'isi, ndetse no hagati mu isi ubwaho nyirizina. Umuntu uri aho uri hose tuguhaye ikaze kandi reka mbabwire ngo Yesu aragukunda. Ubuzima bwose urimo, uko ubayeho, impinduka z'ibihe zose zikuriho, reka nkubwire ngo Kristo Yesu aragukunda. Niyo wiyanze ntabwo bisiba urukundo rw'Imana, niyo abantu bakwanze ntibisiba urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Ikimenyetso cy'uko Imana igukunda ni uko ikuraritse kugira ngo wumve iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Abantu tudasanzwe tubana kuri iyi cano muje ari ubwa mbere, amazina nitwa Aniseti, ndi umukristo. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Ni ishene y'ubutumwa bwiza. Imana yadufunguriye amarembo, iduha inzira, duha umuyoboro, yugurura imiryango kugira ngo tujye tuganira namwe aho muri hose. Nejejwe n'Imana rero ku bwanyu, kandi nongeye guha ikaze no kwatura umugisha ku bantu mubana natwe ku ijwi ry'umukanguzi, ku nshuti z'akadasohoka. Hari abantu muturemesha, mudutera imbaraga zo kugira umwete n'ishyaka muri uyu murimo ku bwa komenti mutanga. Hari abantu ngo badakunda gutanga komenti, ariko wayikora nk'uteye haleluya ntacyo bitwaye. Aha ni mu rusengero. Narababwiye ngo niwumva ntacyo uri kunguka ntukajye utega amatwi, kuko iyo ntacyo wunguka muri wowe uba uri kwangiza ubwenge bwawe, uba uri kubuteramo impaka nyinshi. Ariko niba hari icyo wunguka, jya udufasha, usheyaringe ibi biganiro, usheyaringe iri jambo ry'Imana, urisangiza abandi, kuko niba ubugingo bwawe bwahembutse kubwo kumva ijambo ry'Imana, birumvikana ko n'abandi nibaryumva nabo bazahembuka. Ni ukuri ibi bintu bifite isura isi yabihaye ariko atari iyabyo. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni impinduka, ni imibereho. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana ni ubuzima bwo mu Mana ubwabyo. Niyo mpamvu iyo ukoze igikorwa icyo ari cyo cyose ku ijambo ry'Imana, haba gushyigikira umwigisha runaka, itorero runaka, kubw'ijambo ry'Imana, haba kurisangiza abandi, uba ukoze ikintu cyagutse mu isi y'umwuka. Uba ukoze ikintu cyagutse mu isi y'umwuka. kandi hari igihe usharinga ijambo ry'Imana, umuntu urihaye wowe ukaba uzi ngo umuhaye bimwe wumvise, ariko atari ibyo gusa, umuhaye n'impinduka z'ubuzima yari arimo. Hari mushiki wacu, si ngombwa kumuvuga, aba mu Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, biterwa n'uko muhita. Baramusharinze. Hari umuntu wamuhaye linki. Twari turi kwigisha kuba umukristo uhamye. Abantu badukurikiranye ku ijwi ry'umukanguzi, twari turi kwigisha kuba umwigishwa nyakuri. Yego, kuba umwigishwa nyakuri. Umuntu arangije amusangiza inyigisho. Uyu mwana w'umukobwa ava mu Rwanda agenda, yari yararaguje, ariko araguza kuko iwabo bagiraga ibigirwamana, reka mbyite gutyo, barabandwaga bagaterekera. Amera nk'aho bamumuritse. Noneho agiye Saudi Arabia gukorerayo, n'ubundi araraguza ajyana imiti yo mu bapfumu. Bigeraho niba ari kondisiyo atabonye ko yubahiriza, ko atari ari hafi, bimubana ibibazo. Bibaye ibibazo, uyu mwana w'umukobwa atangira kurwaragurika, afatwa n'abadayimoni. Igihe bamusharinze abona linki, arwaye, atari gukora, atega amatwi ijambo ry'Imana. Ateze amatwi ijambo ry'Imana, aratuvugisha, tuvugana nawe, turamusengera, Imana iramukiza. Ntabwo nishimwe rikomeye ko dayimoni yamuvuyemo, ariko nishimwe riruta yandi gukomera ko mwana w'umukobwa yakiriye agakiza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubu uyu munsi afite groupe yabo babanaga. Jise urumva yafashwe,
ajya kuraguza afite uwamujyanye, uwamujyanye afite undi yajyanye, hanyuma akagira ikigare yabagamo. Uyu munsi bamwita mami, ni nyina w'abo bakobwa n'abasore n'abahungu yajyanaga kuraguza, ni nyina w'aba bakobwa n'abasore, bamwita mami. Kubera iki? Akimara kwakira agakiza yabaye umubwirizabutumwa w'isezerano rishya, isezerano ryera rya Kristo. Noneho uze gutekereza ngo umuntu wamusheyarinze akamuha ijambo ry'Imana, uze gutekereza ngo yakoze mu buhe buryo, aganira nawe mu buhe buryo. Ubu buryo turi kukubwira yakozemo nibwo buryo nawe tuba tugusaba ko wakoramo ugasangiza umuntu ijambo ry'Imana. Niba ufashe umwanya ukaganira n'umuntu ibyanditswe byera, Imana ishimwe, ukamusheyaringa, tekereza ngo umunyago w'uyu muntu wakiriye agakiza, w'uyu muntu ukiza indwara, uyu muntu ugize ihumure, uyu muntu ubonye guhamya ko kwizera kwa Kristo Yesu, tekereza ngo uyu muntu amakamba ye ku munsi w'ijwi ry'impanda azambikwa nande, azambarwa nde? Bibiliya irabivuga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ngo abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Reka mbabwire, abigisha b'ijambo ry'Imana banteze amatwi barambera abahamya. Hari igihe tujya tugera muri situwasiyo mbi tugacogora, ni ukuri pe, reka nivuge ku rwanjye ruhande. Hari igihe burya natwe turi abantu, isi yakugerageje twembi tuyirimo. Satani waguteye ntabwo ari njye akunda, ibigeragezo wahuye nabyo byagerageje umubiri nanjye niwo nambaye, twese turageragezwa. Pawulo yaravuze ngo turagoswa impande n'impande, ngo ariko ntidukuka umutima. Mana ishimwe, twese turageragezwa. Hari igihe rero Satani agufatira mu gihe urimo, njya nkunda kubivuga, hari ibihe bigoye abantu baragowe, nshuti z'umusaraba. Hari umuntu unaniwe n'ibyo yitaga ibisubizo, hari umuntu uri kuririraho abantu bazi ngo ni mu munezero, hari umuntu uri kuborogeraho abantu bita mu byishimo, hari abantu bananiwe, isi iravunanye. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe ujya unyobora, azangeza iwanjye mw'ijoro amahoro. Imana ishimwe, tunyura mu misozi tukanyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, ariko Uwiteka ajya adufasha. Imana ishimwe. Nari mbabwiye iki? Hari igihe tugeramo tukananirwa, tugacogora, kiganyira. Nababwiye ngo ibihe bibatera ubwoba natwe bitugeraho. Hari mwene data witwa Ab'ingenzi Gonzage yararirimbye aravuga ngo ijya yemera ko bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Yavuze mu ijambo rikomeye, aravuga ngo umwana witaga igisubizo akakubera ikigeragezo. Bijya bishoboka, umugabo wakubwiraga ngo ihorere, wari mukora umbone, akaba ari ukubera ikigeragezo. Bijya bishoboka. Hanyuma rero hari igihe tugeraho tukazunguzwa, ariko ijambo ry'Imana twabwirije, Imana ikariheraho iturema umutima. Wajya gucogora ukibuka uko ijambo ry'Imana rivuga, noneho ugahita ugaruka muri ya mudu waritanzemo, ukamera nk'aho nawe wibwirije. Usura amateka
bimwe wavuze nabyo bikagufasha. Noneho hari n'igihe kigera umuntu ntafashwe kandi ari kumva ijambo ry'Imana bitewe na situwasiyo, ariko bamwe wabwirije bapfukama bagusengera bagusabira umugisha, Imana ikakubohora mu ntekerezo. Pawulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu, aravuga ngo zifata mpiri n'ibitekerezwa mu mitima zikabigomororera Kristo Yesu, ngo zikubita hasi, Imana ishimwe, zikarimbura zigasenya ibihome. Hari ibihome rero bijya byubaka mu mitima yacu, bigafata intekerezo n'imigambi, bigafata ibihe n'amateka, byose bikabiturundaho tukaremererwa, ariko imbaraga zituruka mu masengesho y'abera zigasenya ibihome. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mujya mubona dufata umwanya tugasengana, tugafata iminsi 3 yo gusenga, tugafata 7, tugafata 21, tugasengana kugira ngo nibura wa mutwaro udashoboye kwikorera tugufashe kuwikorera. Rero sharing ijambo ry'Imana hari igihe rihura nawe ari mu minsi y'amakuba, mu gihe cy'ibigeragezo wamuha ijambo akumva ihumure, ukabubyukije umuntu wari uguye, ukabufasha ukuboko wari utentebutse, ukabuzuye wari upfuye, wowe ari akantu gato gusa ukoze, akarinki gusa umuhaye. Rero Imana ibahera umugisha. Reka nagusabe nawe uduteze amatwi, uzi ko hari igitangaza nabonye, hari abantu badukurikira batarakora subscribe. Gukanda kuri ayo magambo y'umutuku gusa, kanda subscribe, tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntacyo bitwaye, tujye tubana mu biganiro bivuga ku mpemburo z'umwuka. Imana ibaha umugisha. Reka dusangire ibyanditswe byera, ntabwo nza kubatindira. Reka dusangire ibyanditswe byera mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa 2. Narababwiye hano ni ku ijwi ry'umukanguzi, nkunda kuvuga cyangwa se kwigisha mpereye ku mateka y'igitabo nsomye, kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana neza, kuko iyo tubihereye mu mateka tuba tubikuye ahashize, kandi natwe turi kuvugira aha none tubabwira iby'ahazaza. Imana ishimwe. Ibyo bihe 3 ndabikunda mu ijambo ry'Imana. Hari bene data bajya bampamagara bakambwira amazina yabo, bakambwira ngo aya mazina asobanura iki. Ntabwo ndi umwigisha w'amazina y'abantu. Impamvu tuba dusobanuye yo muri Bibiliya nuko tuba tuyakuyeho urugero rwo kwigisha. Nongere mbasabe, ntabwo dusobanura inzozi, mutubabarire rwose, kuko njyewe ntabwo inzozi sinkuzi, sinzi imyitwarire, sinzi umwifato wawe, inzozi zawe sinzi niba ari iz'imiruho, sinzi niba ari iz'iki. Mumbabarire, ntabwo dusobanura inzozi, ntidusobanura amazina. Ni Bibiliya tuba turi kwigisha, kandi dushimiye Imana ko igiduha ubwo buryo. Rero uru ni urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero. Petero yanditse inzandiko 2, urwa mbere n'urwa 2, ariko kandi Petero yari mu bigishwa ba Kristo. Muribuka Yesu amuhamagara, yamuhamagaye ari umurobyi. Petero yagiraga amato, ekipe 2 z'amato, yararobaga, kandi ntimugire ngo n'umuntu ukora aka kazi uyu munsi w'umurobyi ntabwo ari umukene. Aba bantu bari abakire, akaba mu muryango w'Abazerote, ise yitwaga Yona. Imana ishimwe. Ntabwo ari Yona wa muyona w'umuhanuzi, oya, Simoni mwene Yona. Imana ishimwe. Hanyuma uyu Simoni Petero ahamagarwa na Kristo, murabyibuka, ntekereza ko ari igice cya 5 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Muranyihanganira ubwo iyo bije ngo tuhasome turahasoma. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka aravuga ngo Yesu ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato 2 atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane,
nyamara ntacyo twafasha, ariko kuko ubivuze reka njugunye inshundura. Ntabwo ngendereye gusoma aya magambo yose, nababwiraga umunsi wo guhamagarwa kwa Simoni Petero. Yesu yamusanze ku nyanja y'i Genezareti. Ingendo Yesu yakoraga agenda ashaka abizera, ababwiriza ijambo ry'Imana, ntimugire ngo zarafeyirinze. N'uyu munsi ziracyakora, kuko niyo mpamvu tuza kuri social media tukababwiriza. Dufite ubushobozi bwo kuza tugasakuza, tugaca imigani, tugashyiraho utundi tuntu tw'ubugeni, ariko oya, urugendo rw'ubutumwa bwa Kristo ntirwatwemereye ayo mahitamo, ahubwo rwatwemereye gutoranwa na Kristo, ruduhindura abagabura b'ijambo ry'Imana, kugira ngo dutere intambwe nk'iyo Kristo yateraga, tubabwirize ubutumwa bwiza. Petero yari umukozi nk'uko nawe uri muri ofise, nk'uko nawe ugenda. Hari abandi baturage baje bashengereye, baje kumva ijambo ry'Imana nk'uko nawe wakiritse hano kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Bose bari bari aho, bageze ku nyanja ya Genezareti. Yesu abona nahagarara ku mwaro, bose ntibamubona, ariko niyinjira mu nyanja baramubona. Haravuga ngo kugira ngo mpagarare hariya hari icyo ndi bwitize. Abona ntari bwinjire mu mazi aticaye mu bwato, Imana ishimwe. Abona arakandagira ahatumutse, aravuga ngo reka nitize ubwato bwa Simoni. Imana igufashe uba umuntu ukwiriye gutoranwa n'Imana, uburyo Imana igukoresha nk'igikoresho cyayo. Abakongomani baravuga ngo ni chombo cya Bwana. Imana iguhitemo aba ari wowe ucumbikira Kristo, cyangwa se aho uri habe stage ya Yesu, habe podium ya Kristo, aho ukorera akanwa kawe Kristo agafateho kugira ngo abwire abantu. Yifashishije ubwato bwa Simoni Petero, uyu munsi nawe yakwifashisha n'imodoka ugendamo, yakwifashisha office yawe, yakwifashisha icyumba kimwe mu nzu y'abantu bakagisengeramo, yakwifashisha ibiganza byawe ukishyura urusengero cyangwa ukarwubaka. Imana ishimwe. Simoni Petero yari afite ubwato, yari yarayakora yanahombye, yarobye ntibivemo. Hari abantu bazi ngo gukorera Yesu nuko tuba dufite ibihagije. Hoya, umunsi wa mbere Simoni Petero yakoranye na Kristo wari umunsi Simoni Petero atagize icyo afata na kimwe, yari yarayaroba ntiyafatisha. Ariko Yesu ahageze aramubwira ngo Simoni Petero we, ntiza ubwato bwawe. Bibiliya iravuze ngo amusaba kubutsuraho hatoya ngo buve ku nkombe, hanyuma aricara abwiriza abantu. Imana igushyiremo itabaza ryayo, igushyiremo icyicaro cyayo, abantu bumva Kristo ubigiremo uruhare. Imana ishimwe. Yo tubabwira ngo nimutere inkunga Ijwi ry'Umukanguzi n'ibindi biganiro bica ku macanozi menshi atandukanye, mushyigikira umurimo w'Imana. Uba uri gutsura ubwato bwawe, urimo uradutiza ubwato. Imana ishimwe. Abandi babwita inkuge. Yego, buri gutsura inkuge yawe Kristo Yesu ayihagararamo abwiriza. Ni igikorwa gikomeye. Ibyo ubwabyo byatumye Imana ishima umutima wa Petero muri Kristo Yesu. Yesu aravuga ngo noneho waraye uroba ntiwafatisha, nicaye mu bwato bwawe, hari akanya wari umpaye ngakoreyemo. Aramubwira ngo icyo wabuze nijye ugitegeka, shugunye inshundura noneho urobe. Petero aravuga ngo databusha, bibaye ku manywa, kandi twebwe abarobyi amasaha yo kuroba ni nijoro. Aramubwira ngo ntabwo uyu mwanya twaroba. Aravuga ngo twakoze cyane ntabwo twayabonye. Ni nkaho yakamubwiye ngo wikwirushya, ukoze umurimo w'Imana, turabyumvishe, twahombye amafi ariko tukungukiyeho. Imana ishimwe. Aramubwira ngo wikwigora, twaraye turoba. Hari abantu bazi ngo byararangiye kuko ubukwe bwapfuye wabonye fiyanse uzi ngo nta wundi uzabona. Hari abantu bazi ngo byararangiye kuko bagusenye wubatse uzi ko utazongera kubaka. Hari abantu bazi ngo byararangiye wabuze nasiyonalite kandi uri mu gihugu umazemo igihe. Hari abantu bazi ngo byararangiye barakoreze urubanza rugeze kure. Hari abantu bazi ngo byararangiye kuko baragusomeye barusoma nabi. Hari abantu bazi ngo byararangiye, ariko Kristo watije umutima, Kristo wahaye uyu mwanya, Kristo wemereye kumvira akicara muri wowe uyu mwanya. Ibyari byarangiye
yongeye kubitangiza. Imana ishimwe. Ibyo wari uzi bigeze ku iherezo, Kristo arabitangije. Umunezero wari uzi ngo warashize, nibwo ugiye gutangira. Igihombo wari uzi ngo nicyo cyimye ingoma iwawe, ubwo Kristo yicaye aho, inyungu zitangiye nonaha, umunezero utangiye nonaha mu izina rya Yesu. Wari uzi ngo urapfuye birarangiye, utangiye kubaho, nibwo utangiye. Imana ishimwe. Abwira Petero ngo jugunya urushundura hariya. Ese ubwo nawe rujugunye, kwizera kwawe gira aho ukwerekeza. Tunga agatoki hamwe wa depoje. Bwashize nabahaye urugero ndavuga nti hari Solange wa depoje ntibyakunda. Sora, noneho reka nkubwire ngo birakunze mu izina rya Yesu, kuko niwe twatangiyeho urugero. N'abandi bagerageje bikanga, mu izina rya Kristo nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuntu Imana yahinduye umuhesha w'umugisha, ngo uhesheje umugisha w'ibyari byaranze, nibikunde mu izina rya Yesu. Nibikunde, iyo ndwara nikire, iyo nda nitwara umwana nutwite, uwo mugongo nuheke, ibyo biganza nibikikire, nawe nukore, niwicare uhirwe mu izina rya Yesu. Nibitangire, ubaka, tsinda imanza waburanaga, nibitangire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kristo wahaye umwanya, natangira akore ku buzima bwawe. Petero ahindukiza urushundura, abwira abarobyi ngo nubwo mumaze gufura. Hari abantu bamanitse ama certificate, ama diploma baramanitse, nubwo wari umaze gufura inshundura. Petero we, nubwo wari umaze gufura inshundura, wumva utashye, Kristo araje. Aho wikorereye amaboko niho Kristo aguhereye impamba, isaho yawe irujujwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndi kubyumva, ibi ndi kubyumva mbibwirwa n'umwuka. Hari umuntu wari warataye ibiheko kandi abana bagihari, wataye ibiheko utarapfushije bahari. Imana igendereye gucura imitima y'urubyaro rwawe. Ibi ndi kubyumva mu mwuka, ndi kumva irindi jwi rimbwira ngo Imana igiye gucura umugabo wawe. Imana izanye impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Imana itanze impinduka. Hari ahantu wavugaga ntiwumvwe, ugiye kumvwa. Tegeka noneho, hamagara hari uwakumva. Hari igisubizo giturutse mu magambo uvuze. Jugunya urushundura rwawe. Imana ishimwe. Icyo wanze kirobe, ugikure mu nyanja yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Roba, 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 roba ako kazi. Roba uru rubyaro, ongera uroba inzu yawe. Roba documents uri gushaka, roba. Roba, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo mbabwire ngo Imana irabyemeye. Imana ishimwe, Imana irabyemeye. Wararize bihakije, ugera naho wiheba. Ariko Mana we, nawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, nawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Humura, humura, hari iminsi Imana ishyizeho iherezo, kuko wahaye Kristo ubwato yicaramo. Roba noneho. Abwira Petero ngo roba nk'uko akubwiye ngo roba. Petero amaze kuroba, afatishije ifi, aramureba aramuga ngo databuja ava aho ndi umunyabyaha. Gera murebye aravuga ngo ninde utegeka ifi zikamwumva. Hari indirimbo yajyaga ivuga ngo afata inyenyeri akazita amazina. Kristo niwe wenyine utegeka ibiriho byose, na bimwe bitakumviye, na bimwe ahamagaye ntibikwitabe, na bamwe wabwiye ntibumve, na bimwe wakoze bikanga. Kristo niwe ubitegeka. Haleluya. Kristo niwe ubitegeka. Tujya turirimba ikorasi ivuga ngo papa niwe utegeka abategetsi. Amen, amen, amen. Agira abantu ategeka kugira ngo baguheshe ibyawe. Agira abantu ategeka kugira ngo bikorere umugisha wawe bawukuzaniye, bawugusanganize. Nihute cyane. Petero akimara kuroba aravuga ngo ava aho ndi umunyabyaha. Ubundi icyo nicyo umunyabyaha akora, yirukana Imana ntayihamagara. Ariko igitangaje, Imana nayo igenderera umunyabyaha kugira ngo imuhindure, kuko agaciro k'umucyo k'urumuri
kaboneka mu mwijima. Rero Kristo gusanga abanyabyaha cyari igisobanuro kivuga ngo ninjye ukiranuka, abandi bose baranduye nje kubaha gukiranuka kwanjye. Aramubwira ngo singenda, aramubwira ngo Simoni ngwino noneho. Aramuhamagara, wakire guhamagarwa kw'Imana. Aramuhamagara aramubwira ngo Simoni we, ngwino Simoni we, ntuzongera kuroba amafi ukundi, nguhinduye umurobyi w'abantu. Ahamagara Petero. Petero biravuze ngo nakavungukira kibuye. Hari abantu bazi ngo bisobanura urutare. No, hari Pedro hakaba na Pedra. Pedra ni urutare, ni stone, ni ibuye. Hanyuma Pedro ni akabuye kavuye ku rutare. Kumubwira ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ntabwo ari kuri Petero. Biravuze ngo hari urutare wahanyuweho Petero we, hari urutare ako kabuye kavuyeho. Aho rero hameze nk'ahari igikomere, niho nzubaka itorero. Aho ako kabuye kahanyuwe nzahubaka itorero. Amen. Hanyuma Petero, Kristo aramubwira ngo itorero ryanjye nzaryubaka kuri urwo rutare. Petero we yarazi cyari cyo ko nakavungukira kavuye ku rutare. Noneho kandi ubwo rizubakwa ku rutare, biravuze ngo Petero nawe akabuye kavuye ku rutare subizwa ku rutare. Uhuye na Kristo wawe kandi urakabuye kavungutse, ongera usubizwe ku rutare, kuko n'itorero nzaryubaka ku rutare. Noneho wowe usubijwe ku rutare, ragira umukumbi. Imana ishimwe. Aravuga ngo ragira umukumbi. Niyo mpamvu abantu bamwe bibeshye kuri Petero. Mu rwandiko yanditse, arandika aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu Yesu Kristo agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima. Yari ari kwikuraho abantu bari bazi ko ari we buye. Hari n'inyigisho zimwe na zimwe zibeshya ngo Petero yabaye papa. Oya, ntabwo yigeze aba papa. Ntabwo yigeze aba papa. Petero ubwe yarahamije aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana riratoranwa ribirwa igiciro cyinshi rikomeza imfuruka. Imfuruka naho igikuta n'ikindi bihurira, birasobanuye ngo ikibambazi n'ikindi iyo bihuriye hamwe bikiyunga bikaba connected, aho bahita mu mfuruka. Biravuze ngo hari urukuta rwa Isiraheli rw'abayuda n'abanyamahanga Kristo yahagazemo, arangije aba ekeri arabihuza, ntiyagira ikigorama, ntiyagira ikigororoka kuruta ikindi, byose bigororwa n'uhagaze mu nguni, ahinduka imfuruka, arayikomeza, aba urutare, aba inkingi yo mu mfuruka. Petero yahamije Kristo Yesu kugeza ubwo uyu mugabo witwa Petero baramuhamagaye igihe kimwe agiye gupfa. Baravuga ngo vuga ijambo rya nyuma. Aravuga ngo icyo mbasabye ntimumbambe nk'umwami wanjye, ngiye muncurike. Ari gucurama bamucurika bamanura, aravuga ngo murabona umubiri wanjye umanuka, ariko ubugingo burazamuwe. Umuntu wahamije Kristo, umuntu wizeye, umuntu wahindutse, umuntu wumvisha agakiza, umuntu witabye umuhamagaro, umuntu wahaye Kristo icumbi, arahinduka umuhamya. N'igihe cy'urupfu, urupfu rubona mu irembo. Igihe cy'amakuba abona ubutabazi. Igihe cy'umubabaro arishima. Igihe cy'ibyago Kristo amuba hafi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hari abantu bajya bagendera muri weakness side ya Petero, uruhande rw'intege nkeya za Petero, bakavuga ngo yihakanye Yesu, aramaze. Yamwihakanye yagiye aho Yesu yafatiwe, abandi bigisha bari barihe. Ari uwagiye agakurikira abagiye kubamba, ari n'abahunze ntibamukurikire, abanyantege nkeya n'ibandi. Omwe na Petero yamuhakaniye hari kubabarira, ariko bandi ntibagezeyo. Hagiyeyo Yohana na Petero. Mwe kujya mureba intege nkeya z'abantu. Ndababwiza ukuri ko nawe ntiwari kwinjira mu rugo rugiye kubamba Yesu, naba na Petero yagezeyo. Wimurebera mu ntege nkeya, yarahamije. Umwuka yamanukiye muri Petero igihe cya Pentekote, arasohoka aravuga ngo mwe mwishe mukamubamba. Niwe ukoze ibi, niwe utumye twuzura umwuka wera, niwe utumye tuvuga ururimi rw'umwuka. Arangije arababwira ngo bagabo bene data, nkimubwire ngo twasinzihira. Kristo Yesu niwe utwujuje umwuka wera. Amen. Arahamya. Abaroma barakizwa n'abagira icyakizwa abantu 3,000. Petero aragenda abatiza abantu. Ababatiza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Reka dusoreze ku ijambo
nari nateguye nashatse gusoma riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Ndanezerewe cyane, ndumva nishimye. Uyu munezero mpawe n'ijambo ry'Imana mwubatuyeho namwe bagereho ku bwa Kristo Yesu. Amen. Kandi iri jambo ndarisoma mitasoza. Ni igice cya kabiri cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Cyete cya Petero kigabane cya kabiri. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Urwandiko si ubwa mbere turusomye, ndacyakomeza. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Cyamira ijambo mukaryumvira mu mwuka. Bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Kandi ubwo yaciriweho iteka imidugudu y'i Sodomu na Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana. Ikarokora Loti umukiranutsi wigiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo, yababarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Mwakirenereza iri jambo rya Kristo. Sinzi ibigukuye ku Mana niba biturutse kuri yo, ariko Bibiliya itubwiye ko hazaduka abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma. N'uyu munsi barahari kandi barakora. Cyitonderwa bakubwira umugisha utigeze wizera imbabazi za Kristo. Bakwigisha ibyiza kandi wowe uri umugome utarahinduka. Njyewe rero nguhaye iyi message. Niba ushaka impinduka ziturutse mu biganza by'Imana, banza uhindurwe n'ubucunguzi bwaturutse kuri Kristo Yesu. Niba ushaka kwakira impinduka ziturutse mu maboko y'Imana, banza urererwe mu maboko y'ibiganza bya Kristo kugira ngo uneshe ikinyoma cya Satani. Isi imaze gutera imbere mu buryo bwo kurangaza abantu ishingiye ku ntege nkeya z'abantu, ariko singira ngo bigende bityo. Ndagira ngo dusoreze kuri iki cyanditswe kimwe, ari nayo confirmation, wenda duhite dukonkiriwa. Turasubira inyuma gatoya. Urwo rwandiko nyine rwa Petero turi gusoma ni igice cyaho cya mbere. Noneho murambabarira nsome birebire mpite nsenga. Igice cyaho cya mbere muri urwo rwa kabiri, turahera ku murongo wa mbere. Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Rimwe navuga ngo amen.
mubiheshejwe no kumenya Imana Yesu umwami wacu, Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhanga no gukira, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanwe mu isi no kwifuza. 5, ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose wo kwizera, mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, ikibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranwa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, Imana ishimwe, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Nicyo gituma nanjye iminsi yose tazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri muri mwe ubu ngubu. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye ubuntu n'amahoro utanga kubw'ijambo ryawe, tugushimiye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu duha kubw'ubuntu. Izeza imitima yacu, wemeza ubwenge kugira ngo impinduka zawe zigaragare muri twe, bitangaza byawe biboneke, udukize kandi udukirishe guhamagara kwawe kwera. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo umucunguzi wacu none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.